ubuhenebere karundura mana dutabare. Sukura y'inkonere kandi yewe modeta bite byawe kucyutse ryari se ko mbona andegara tukanyuze mu cyumba hakubona waraye hasi ariko papa teta ni ibiki koko usigaye warabaye gute ubwo se urimo kwibarisha ngo naraye hano gute uyobewe ibintu waraye unkoreye ninjoro ukuntu waje ukansohora nkahara hanze nkaho ntagira aho ndara Chamana yo gice ndabona gisa nk'ikiryoshye kiraryoshye cyane mama yose nk'ubu ariko banze kongora urama sibyo se Shamani ani bari danje pe bari danje guteze umuntu abanashonje rwose avugisha ukuri nje navuganye nawe ninjoro konje nandiwe ntaje njya mu buriri nkoga gacu nigeze mvugana nawe ese ubundi nkubaze wanyweye inzoga kuva ryari aho wayinyweye ukaza neza neza wabaye nk'intare birabiho nibi kancyuka hasi wacha se ngakongorera wakase unkwangorera bisheke nukamubishishwa basi kubani wajure ku busambo koko basi ariko urama ingingo nkazinga ese ubwo basi ndanakimara iki mani akoreka nkubaze kuki ugira ubusambo koko gute ubu uravuze ngo urakirya ukimare wenyine tu wari wabona ngende ikintu njyenyine nka kwima reka nkubwire ari ikintu nshaka kukubwira buriya iyo amazi yabaye makeya aharirwa imfizi kandi noneho iyo amagara ateruwe hejuru amagara yareba akose nkubaze ngo ngewe w'inzoga ako umuntu uri kuga cyangwa uri mu bitotsi uricuye uracyasinziriye uranzi wanyebewe ngewe w'inzoga ngiye pasiteri muzima kwajina na Yesu ariko reka nkubaze mu matata wibuka ko ndi umushumba w'itorero ngo w'inzoga mu izina rya Yesu abazi mufite bashyi nta nzoga nkwa nzo nzigeramo pasiteri kunywa inzoga reka ku mukozi w'Imana cyane rwose nabyo byongereho none se uriya munuko wose w'inzoga numvaga uri muranuka ni parufe wari witeye cyangwa n'ubundi bwoko bwaje bwa parufe amagara yateruwe hejuru umuntu wese samaye ndakoroye mani nta kibazo noneho sibyo ujye ujya ibyawe wenyine sibyo ujye ujya ibyawe wenyine ariko reka ngusabe ikintu kimwe sibyo urabona ko bamaye piriyavi sibyo wamfashije koko ukanshakira akazi ko mu rugo kari uziranye n'abantu binaha ngaha waba umfashije pe ushaka akazi ko mu rugo ndahira rwose ni izina ry'Imana ndarahira aka ko mu rugo akazi ko mu rugo pe akazi ko mu rugo ngewe narakanze igihe maningi murumva narakanze n'agakati kuko nimba uri pasiteri warahira ukuri ko nta nzoga wigeze unywa ntayo nanyoye nta nzoga nanyoye gutaha saa saba ndi umugabo nazaga iwanjye ubu koko urashaka kungira umusazi ubu naniwe gutandukanya inzoga n'ikindi kintu ariko se umugore we kamaze ikibazo ninde kugeza umusazi njyewe nta nzoga nanyoye pe nibyo kuvuga ngo gutaha saa saba cyangwa saa munani z'ijoro ndi umugabo nazaga iwanjye yego rero sinsanzwe naha nahuye n'abandi bagabo nari kumwe n'uyu mugabo wa hano uyu witwa Karangwa w'umushoferi bakunda kwita Cyuma na mugenzi we nibo bantu twari turi kumwe twasangiraga hanyuma se uriya munuko wose waje ukanuka hano muri iyi nzu ni ubwoko bwa parufe bwaje ngo wari uri kumwe nande na Karangwa na Cyuma uyu mushoferi bajya bavuga ibyo Tanzania narumiwe koko umuntu w'umupasiteri nkawe ariko mwagiye mugira indangagaciro koko zibaranga za Kristo ako mani ngakazi ko mu rugo warakanze
kandi uhora utekereza kwiba ufite amaboko yombi kandi kankubwire nsigama mbona ufite umuzimu n'umudayimoni w'urubuyero mba mbibona ubwo ratangiye njye akazi ko mu rugo narakanze urukumva wenda njye mpura n'abakire mbacapure ibintu bitware ariko icyo nshaka kubwira ngo ibintu by'ibigambo byatangiye kumbwira urumva ubu se uba wigize umurokore umwuka wa danje wigize kongo hariya ngasi y'amano usenga noneho ndebe ikintu gufasha kazi ko mu rugo wese amadongo feke kurobot suruboni ariko mani ko Imana nsenga itaransubiza ntibivuze ko itanyumva urumva ndiho mu bibazo ndiho mu mahoro ndiho nyize cyangwa nyennye urumva ndiho nyize cyangwa nyennye Imana yanjye sinzigera nyivaho nzagomeza nyumvire mu nzira zo gukiranuka uranyumva kandi nta na rimwe nzigera nkumvira wowe cyangwa neshake ku nshingano zanjye ariko reka nkubaze ubundi ibyo bintu bo wizanishwa wigira gutyo wigize umurokore wa danje wahatara ubundi nk'umunsi wagize amahirwe ugura na mama wawe ko kubarira byakunaniye ubundi ugure murokore nyabaki ngaho ngo waruri kumwe na cyuma umuntu w'umusinzi abantu babanywe b'inzoga birirwa basinda kuva mu gitondo kugeza nimugoroba abantu b'abapagani batazi naho inzira y'urusengero iba ni gute mujya kwicarana ngo mwari muri kumwe akosoma matata kamubaze namusubiza kuba nicanye n'abarabagaba ikibazo kiri he kamubaze mbwira koko ubusore ntabagura ugira wenda mushobora kuganira badakije ubundi se nicaranye nabona nazababwiriza mbakuye he Nina nibwo bwenge nakoresheje ngomba kubegera ngasangira nabo nkaganira nabo tukagendana tukabishuti kugira ngo nyemo urukundo babwira ubutumwa bwiza naho ibyo kuvuga ngo nawe inzoga pe nimba ari ikintu nawe nakarabura kamwe katagira kakane kawayi mani ibya mama jye ubireka kuko mama wowe na wundi duhuye namutwika akumva ububabare yanyujijemo mani ibya mama byo nuko byibimubwira mani umva wa murokore kubarira byarakunaniye urumva ko kubarira byakunaniye niba yemeye gukurikira Yesu urukumva ibintu byo kubabarira wabigize ibya mbere n'Imana ikabona ahantu ica inzira igusubiza mama we ugize amahirwe ukabona mama wawe wamubabarira mani mama yo kumubabarira biva kure ariko ibya mama tubireke sibyo njye ubireka sibyo nabundi wowe sibyo fasha mbona akazi nsomaho ubwo nawe ariko wumvishe kahumuye nawe uti yanyweye waciye kuba ahangaha ujya wiyoroshya babarira cyane ngiye guseka yewe akarahure kamwe kawaye niko kagiye guteza intambara muri urugo ngo naciye kuba nakoze ishyano wajya uba umurokore w'umusirimu ariko koko noneho naho isi igeze koko akarahure kamwe nyine none se muri Bibiliya handitseho ko ruturahure tungaho umuntu agomba kunywa akazabona kuryinjiramo cyangwa ntarijyemo nitungahe paste natangiye ariko se reka nkubaze koko ngo njye mba umurokore ngo w'umusirimu ubu noneho haje n'inzoga z'abasirimu njye hari ikintu kiba kinyumeje uzi ko satani amaze kutwigarurira mujyana kwa Suzana wabumfashije hamwe nakoraga mbere mani wabumfashije cyane pe wabukoze bangwiza ukuri hari ikintu nkwemerera rwose icyo cyura kibarusha buriya hari abakire benshi babona barara bataryamye urumva ariko wowe shara umurokore ngo rwose mani Uwiteka rega niwe wa mbere nawe nkiri imbere mu byo nkora ngenda kwemereye kandi uzingana umukozi yari yabona nta mukozi yari yabona ndakujyanayo ariko dusezerana mva murezi utazanzana ibintu byawararaye ninkugezayo ukatangira akazi uzajya umenyera icyo kurya ariko se mani ni gute nakwima ibyo kurya koko mani n'ubu ngubu ndi umukene ndabiguha ngo noneho ndamutse mbifite mu gihe mbifite nabikwima koko mwana utangiye kunyurira bimwe byawe oya mani oya ntago ari ukugucyurira rwose we mfasha mbona akazi pe nzajya mfate pozo urukumva kwa Suzana haba ibiryo
ujye witwararika. mani rwose nzajya nitwara neza ibyo uzajya ushaka byose nzajya mbigwa databuja. yagiye dukorera utuntu tw'udupirate two gupirata ibintu by'Imana. yarabanje akora amavuta y'abitukuza b'abasirimu, arangije akora imyenda y'abasirimu bakijijwe, noneho yageze nubwo akora inzoga z'abasirimu. Reka nkubwire papa Teta, nimba hari agakiza k'abasirimu n'abaturage, nizere ko hari n'ijuru ry'abasirimu hakaba n'iry'abaturage, ariko bitari ibyo ni ikibazo gikomeye. Cyane narumiwe pe. Ufata ibintu uko bitari nyine ubwo bifata uko nguko ariko siko bimeze. Nta nzoga nanyoye. Ariko reka nkubwire papa Teta, uvuze neza. Ngiye ndi shobuja. Wowe uri iki? Ngiye rwose byakuyobeye icyo uri cyo. Uri umugaragu. Kumva buriya mu bintu byose wavuze ubivuze neza. Ubundi wari umugaragu, ngiye ndi shobuja. Urumva? Ubu ngiye gushakira akazi, nako ngiye kuguha akazi. Yego rwose databuja ndabyumva pe. Ngiye guha akazi rwose. No. Haguruka sha mugara. Ngiye guha akazi. Koko Ndakagu ugiye kuma akazi? Mani ubwo nunywa akarahure kamwe uri pasiteri, ushatse kumbwira ngo diyakoni azanywa tubiri, sibyo? Hanyuma abakirisitu urumva bazanywa tungahe? Tuvugisha ukuri papa Teta, reka nze nkureke ugumana agakiza kawe k'agasirimu, nzagumana agaturage. n'ubundi mani rwose n'igishitsi cyawe nubwo wakinyimye sibyo, ariko umva niwe muntu wa mbere umva mfite muri iyi si. Yesu gusa ajya guhumugisha, nta kindi nagusabira. Ninjye muntu wa mbere. Yesu ajya guhumugisha, niyo mpamvu ngukunda rega. Se sheri, kumbona uri kwitegura uzinga, twitegura urugendo nyabaki. Ko sheri rwose naraye nkubwiye ko numbuye mama cyane, sinzi impamvu utabyizera rwose. Ntabwo nari nkubwiye ko nzajya gusura mama. Tiga ntabwo nshaka kuvuga ko nakwizera, ariko se gufata twitegura urugendo utateguye, urugendo utice ngo ubanze usenge urusengere, ubwo urumva rwari urugendo koko. Ako sheri nawe urakabya rwose. Uzi ibintu byose ni ugusenga. Ubwo ngito ntabwo twabyutse ngo dusenge ntitwasenze. Ese ubu nzajya ku isoko ngo senga, ninjya mu mujyi ngo senga. Rwose nawe ntugakabye rwose, ntukajye ukabya ibintu. Erega sheri, reka mubwire. Allo? Oui, ça va. Mais où t'es de beau? Shani sawa? Oya ntabwo nakwirengagije. Wamwe zirasaha wa saa 7:30 z'ijoro. Nasinziriye. Nabibonye mu gitondo n'ubundi bwo mbibonye ko mama agenda avuga ngo kamuvugisha. Turi amahoro nta kibazo pe. Biwamvugisha nta kibazo, nicaye njyenyine kubera oya humura ni njyenyine. Ndumva sinikari ushaka udusura ryari? Okay, sawa. Nta kibazo. Reka mu gitabo haranditse ngo gusenga no guhozaho, cyangwa mu gihe turi kwitegura ingendo twiyambaza Uwiteka kugira ngo dufashe mu rugendo rwayo. Ariko uba wibereye aho ngaho uba wohereje ibintu kandi sekibi n'abadayimoni bo ntabwo bajya boroshya ibintu. Uba wibereye aho ngaho wohereje ibintu, wibereye mu buhenebere. Urugendo rwacu n'ubundi Imana iraruzi, humura ntugire ikibazo, kandi iraturindira natuzi. Cyangwa nawe udusengeye muri pasiteri. Ikindi kandi ndajyana na mama Teta, urabizi ko ari umunyamasengesho, buriya nawe yabisengeye. Erega sheri, ntabwo ari ngombwa ngo pasiteri agusengere cyangwa undi munyamasengesho agusengere. Wowe ugomba kwisengera wowe ubwawe, ukigerera wowe ubwawe, ibindi byose bikaza ari inyongera.
ndabizi ko gusenga ari ngombwa kandi mba nabikoze usibye gukabya barega bakabye si bo basenga cyane ukabya agiye nibyo ntakunda ahubwo rero sheri urakoze ko umpaye uruhushya rero ibindi byose nabibwiye Debora azita ku by'urugo nta kibazo uzagira hanyuma rero nanjye nshobora no kujya n'amahirwe nkazamanukana umukozi mu cyaro ubwo rero ubwo reka mpamagare mama teta tugende ndabona ahana akeye ubwo byaba ari amahirwe rero ngaho mugende urwo rugendo rwanyu nyagasana rwe mujye mugiyemo bibahiri yego murakoze cyane rwose ariko rero sheri nsubize mukecuru ndamukumbuye cyane umibibizo byinshi cecuru ndamukumbuye beruka kera uribuka ko umibibizo byinshi ndabimuha ese Debora we Debora ibintu namuhaye kuzakora byose aracyabyibukara jewe ngiye kwambara ngende itegure nta kibazo nanjye mukangiye kugenda rwose uzambwira ko Debora yakwitayeho ibintu byose namubwiye agomba gukora nta kibazo uzagira wibuke kumbwirira mukecuru kumusuhuza cyane dore ndanamukumbuye umumbwiriye ko mukumbuye azagaruka i Kigali yego nanjye ndabona amasaha mfashe reka ngiye ndeka ibyuriya mukobwa buriya araza kumbwira nikomereza mu by'itorero ntacyo reka nze tunongera mpamagare mama teta karame telefone yawe iri gusona yaba gatatu kose ningese aho bose ugira ngo ndarebara simbona se Suzana se ko mbona ari Suzana kandi rwose ko arashaka ko tujyana iwabo kandi ngewe ibi bintu nabivuye Allo wese wamaze kwitegura nari ntarakuruhushya shari ninga nze ndi umwaka hanyuma numve ndahita nkubwira amahoro rero nagira ngo nkuruhushya Suzana yashakaga ko muherekeza iwabo hari urubanza ruhari twari kugenda rero tukazamarayo iminsi 2 ibintu gutunguje z'iki gitondo mu rubanza nyabakirwa ariko nuko ejo waraje uza unabi undaza nabi nanjye mera nabi ndanabyibagirwa hanyuma nyine ubu nibwo mbikubwiye nawe urabizi igihe watahiye ahubwo nyine sinzi nimba umuruhushya kugira ngo mubwire muje kugenda ryari turahita tugenda uyu munsi aho gufasha n'ingenzi cyangwa ureke mubwire tuzajye yundi munsi oya ahubwo mwe mugende uyu munsi kubera natata ngo najya kwiyamaza mu kibazo ntukajye murereka gihita umufasha muhamagara ahubwo cyangwa witegura akanya ubundi mugende rega nje nta kibazo cyane ushinja ariko ubundi sheri wabaye nukuri kwimana nje umwuba wabaye umuntu mwiza nduba wabaye umuntu nureba ukuntu bumeze akanyamuneza ufite undi wagiye umuntu mwiza uratenda nk'akantu kaba kanizemo k'isegonda nk'akaraka nijoro ukarakara ahubwo gira vuba vuba muzinga n'imyenda mbwire ngufasha gufasha kuzinga imyenda nta kibazo gira vuba vuba itegure yego afase yego mubwire ibintu bibaye magirirane di reka gende noneho uru rugo simvugisha usakatitabo lebo vitas oya nsanze nta kibazo waza rwose nta kibazo wari ubizi gute se ko ndaba ndi free indaye wabikubwiye uyahuze ndisanzuye kandi urisanga rwose nta kibazo aho uje nawe ni wawe ni karibu cyane ndagutegereje ubuhenebere karundura